abagore yo barakayari harimo abavuga narimo n'abatavuga umugore n'ubu ufite umugore abagabo reka mbagira inama ugasanga yarakaye yanze kuvuga uzajya nko mu nguni wivugishwe ngo n'ubundi ex wanjye yarabimbwiye ngo nta gushobotse ako kanya uzahita wumva radio ubana nayo iminsi 5 ukavugana neza n'umugabo mugakundana mugashyuha mukajya kukagera mukareba inyamaswa sheri dore chimpanzee ukumva isi n'ijuru byamanutse iwanyu umva n'umusore banyabaca sheri n'abatishu ubwo rwatombotse ariko murimo muraca hejuru ibintu ubundi mpamvu abakobwa twikundira ibisaza iya mbere ntago arara kuri fone agutesha umutwe akuvugisha aba yirwariye bya rusoka ntago aba afite umwanya wo kuvugira kuri telefone bro urumva impamvu ya kabiri iyo agiye ku ikombasi yawe ntago yihwanyagure nk'uri mu ntambara ya Ukraine uri muranyumva neza ikindi umwatsa amafaranga ayaguhereza yihuta ntago nyine ari nk'aba basore abanza kukubaza ngo none se bebe ngo ugiye kuyakoza iki ngo nyine apfa kuguhereza urumva kandi umusore mana we uba ugomba guta umutwe umutwe wawe ukaho ubwo se uzagira umunwa kugeza rya ashaka kamubwira bahungu bose twamenyanye rimwe yende imbwa se kandi utari imbwa reba iki cyane imbwa kabisa ndangonze ko nyine ngarebamo ndebamo dore hano iki kidudu kuntu gishushanye nakiriwe mwana wewe se ubu ngubu nawe uragifite nyine rebamo hano nyine nibyo ndikubwira do ndasheta 10,10 byanjye nurebamo hano cyane yende imbwa pe umukuri nicyo kintu kiryoha muri iyi si ya rurema ngukira gusambana biraryoha ndiya gusambana biraryoha cyane oya ngiye birandyohera niba mbona ko umuntu yifite nk'amafaranga ye cumi ngiye niyo nabura ibiryo mu nkono bakakurongora cyane mu biryohe Satani ni ikihe gihe cyangwa se ni iyihe moment wagize mu rukundo ukavuga ati Imana yanjye nongera gukunda Imana izamana ibyo ntabwo ndabivuga nkora ndi tayari ku next iyo byanze njya gufata umugabo umaze iminsi arongora uramumenya iyo kurongora bimenya niyo amaze iminsi yarifasha atarongora urabimenya rero bagabo beza ni ukuri mutubabarire pe tubabarire ikintu gihinduke abagore dukunda kurongorwa uzi ko nacyo cyo cyarazanye abagore muri urwo rugo abagabo bose babaye abasinzi agataha arya nudozi nta mbaraga umugabo w'iyi minsi abasore b'iyi minsi kuko afite kibiri igihumbi kimujyana kimugarura aranywa agenda asuhuza abantu bamuha kamwe agatahanywa nudozi akanywa ibisosi akanywa ibiyiza dushyiremo ibizi byinshi isosi niyo nshaka ndanze ariko ngewe urukundo mukunda rwatuma dukora ibintu ushaka dukora wamba baratuka bikora kontora kungira kontora mbwiye ngo uyu mukonto bikora neza abantu ngo bakongera bakigarura ngeje ubundi nagiranye na Kararisa atari gucumbagira
nari mwishe nari muhitanye none nawe ushaka kujya mbigukore. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. none se gikuntwara uri kumbwira ngo bikora ngo abantu bakongera bakifuza kugaruka nanjye nshaka kubyumva. Kampi nkubwiza ukuri ndi ikiremba wica rubizi. yewe gadata wambyaye Nene imodoka avuye guca umwami nene Fiat y'umuzungu mwami kandi ibyo byose mwami databuza byose urabitegeka mu izina ryawe Yesu ngaho manuka mwami nyagwakongoma nakikunanira mwami nyagwakongoma uri mutanga bugingo mwami zakudema follow zakuvura indwara zikire Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguha ubuzima uravuga bikaba hategeka bigakomera kandi kubisa abazimu na demoni mu izina rya Yesu bakiriganya nyagwakongoma mbwiye ko nta muntu uzongera kundiganya mwami Yesu we urakoze mwami. Uri kumwe nanjye mwami uwiteka we manuka mwami Yesu kumeze umubwiza n'igikundiro n'igitinyiro niba udahangagwa n'inyenyeri mwami iteka amahanga uhagurutse Fiat y'umuzungu mwami ndamukeneye mwami kuko igihe maze ni kirekire mwami imyaka 26. uyu nguyu David niwe muntu uri mu basore nanjye natanga ubuhamya ko nawe yumviriza nyinjoro nawe arahari yabasha yakumviriza kwa runaka akaje kwa runaka yakumviriza kwa runaka ni benshi. Isaha ya saa 3 wera saa 3 saa 4 barara amajoro bagenda akajya kumviriza kwa runaka ubwo byagera n'injoro ko akunda uko yumvirije we wakoze gahunda yo mu buriri. Tiwanje Ana Maria ngwino duberane Ana Maria twabonanye kuri WhatsApp Ana Maria none nakuze Ana Maria we ngwino turamukanye Ana Maria ngwino warashutse dore nguti Kigali dore nageze muri Nyabugogo none nakubuze Ana Maria we Ana Maria we duhorane kuririmba njyewe ntago wanyemeje niba duhuye ko icyumweru cya mbere nagera iwanyu batangira gukuramo imyenda ngiye nkweretse bara mu mama yanjye ko ifite 0 bitwaye iki ko twese turi kwerekana ukuri kwacu sunyeretse kuriho ni nanjye ndakwereka ko mfite 0 nyagase kwerekane ngaho koga nge tureke ubwenge buke mukanguke dukora inama nukuri niba umuntu adafite pure intention nawe nasubiza ibyifuzo byose wanyu batasubije rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa ruga tegere boyfriend wawe oya ako nize kumutegeka mu mafaranga ye aho kugira ngo ngiye nshaka umuhungu w'umwana ambera umugabo nashaka papa we ngukira ngiye rwose niba uzi yuko nkuruta ngiye mfite imyaka 23 niba uzi ko nkuruta reka kunyaka nimero yanjye ngo ishyire muri telefone yawe yishyire muri telefone ya papa wawe Njye narumvishe ngo ariko buriya ngo nkamuyango ngo udafite miliyoni 3 ntabwo akwirirwa umuhamagara niba tugiye mu bakamuriza miliyoni 3 oya per night kuwa gatanu imihanda yose siko se bya burumva cyo muvuga ko mujya muvuga se nabyo
mufatiyemo ahangaha ari gusambana n'undi mugore. Iyi nshuro twari dutandukanye yari ya karindwi ariko twari twarongeye turabana. Izina ryanjye yararyishe, yanyiciye izina ryanjye ryari rimaze kugera hejuru, arangije araryica. Nuko bimeze. None kubera ari umusore mwiza uri mu kigo ahantu hose nagiye niga. Nabaga ndi umusore mwiza mu kigo cyose abana bandwanira. Wize muri parike ariko. Isi abantu bahora bibaza ku mabere yacu nk'amabere aragwengo yebekebwe ngaragwango bataronse nkubaza wowe guhagarika imyaka 20 cyangwa imyaka 30 wa mugani wa kimenyi nago wasaba gatebe ukicara nago waburushye nayo rero aba yaryamye nago aba yaguye. Bebe shendele ya la bobo sete kiliyaba. Sandele ya la bobo shendele ya la bebe sete kiliyaba. Reka nkwibaze. Uranye mukamipaka. Reka nkwibaze. Umunsi umupaka wa Tanzania. Bawufunze. Akobane wanze uri darone hirene. Mbabazwa n'uburyo unyita indaya nta na passport mu Rwanda. Ibyo binjya mukantuza. Manze uri umusire kwinure. Ibyo binjya mukantuza. Yewe gatata we. Ngo ntago ngazama. Do. Nyuza hejuru nibwo ugerayo vuba. Hello. Nyuza hejuru ku mutwe se. Aha gutya ngo. Turebe. Bekuruboye. Rekera. Kariya kantu kabari kukozaho konyine niyo sensibilité y'umugore habamo uburyohe budasanzwe. Umugore wamimukoreye neza imva yakwishyura ushaka. Abantu barashaka kumbaza ngo naraye wowe. Abantu barashaka kuri iyi si. Ntaburenganzira ufite bwo kumbaza ngo naraye. Ntabwo. Didi. Ubwo se we araye hanze yaka. Nje nabimubaza. Umva kandi yanigiriye ahantu buri kandi agamagarura mu ngo mu rugo. Ari hehe ntabwo araza uri hehe uri mu bikiye. Nje no kwisa. Mubaza waraye. Natanara. Kumubaza ukondo umugabo. Wese kuki natakubaza. Wowe nagomba kumbaza. Ako rero wanzirika wowe. Muhere kuko umukonyine akazi y'umukoze wabigenza muragiye. Kamukora ariko turebe. Oya duhagaze. Muhere kuko nahita Okay, cool. Nta kibazo. Ariko asubura yashaka wiki. Ariko uko urareba ukuntu ungeza. Apfuye roro. Akubwo warabye kungenza. Urambaza iki? Njyewe umwana w'abantu urambaza iki? Njyewe mwene Kayitare. Urashaka wiki njyewe mwene Jofu. Ntabwo ari uko nguko bimeze. Udukingirizo twanye ngutu nkoresha mfite ikarita imbere y'itanu. Nitungaho ubwo? Yego ko mana use nitunga byinshi cyane. Mbese ubu tuvugana akangaka kamwe ngaciye harimo 200. Nakonye urabona ari bingahe? Barahari baba cyane cyane urubyiruko rungana n'aba wonda n'umupapa rungana n'abangaba. Nibo bakunda bango. Nibo bakorera urubyiruko nk'abangaba batareba batitaye ejo hazaza. Bakoreraho. Baraza bakakubwira uti dukorera. Nese nge nabyanga kandi siko naboze. Yawe. Semundu no mukuru w'isibo wo muri Bacazo. Niwe kombelele yari yavuze ngo kemura ikibazo cyanjye n'ibyanjye none nawe. Na Mirindi ariko Mirindi we rwose n'umuntu w'Imana n'umugozi w'Imana we yamakaniye ko atayabahaye.
ntabwo yayamuhaye rwose n'inda azayanyihera yengaho rero niba agashyizeho rero ohereza ayo ngayo tujye kuyafata kubyo ko ari nimugoroba araguhamagara kuri iyo nomero nimugoroba se ubundi yiga ubusa